Hashize iminsi itari mike shampiyona yo mu Rwanda ibaye ihagazeho abantu benshi twari tuyikumbuye. Mu gihe hakinwaga imikino y'igikombe cy'intwari cyangwa se imikino y'ubutwari, amayikipe yagiye agaragaza buryo ki yaguzemo ndetse agaragaza byinshi bitandukanye n'ibyakinwe muri fazare. Ubu tugiye kwinjira muri returo, ese amayikipe yiteguye ate? Bahaye ikaze mu kiganiro naho njye kibategurira ndetse nkanakibagezaho ndi Kedrick. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya atambuka hano buri munsi atazajya gucika. Amayikipe yagiye agura bitandukanye ndetse agura abahanga batandukanye n'abayandi kugira ngo azabashe kuba yakitwara neza muri returo. Ekipe ya APR FC yaguze abakinnyi bagera kuri 3. Ekipe ya Rayon Sport nayo hari abari guteganya ndetse kuri iyi nshuro bamwe muri bo bamaje kuba bagera hano n'abakinnyi bazagera kuri 4. Aba bakinnyi nibo bazifashishwa muri returo. Ntabwo twakwibagirwa amakipe ari hasi ariko nayo arimo aritegura kuba yakina neza ndetse akaba yatanga umusaruro muri iki gikombe. Ndakeka nta ekipe itaraguze abakinnyi, haba ku ma ekipe ayo twakita nk'amato cyangwa se ama ekipe ari mu myanya yo hasi, dore ko hari ama ekipe menshi ari gucibwa akarongo bivuga ko ashobora kuba yamanuka. Ariko kuri ubu ngubu ntabwo wamenya ngo ni ekipe ishobora kumanuka mbere y'andi. Buri ekipe hano yaraguze, twiteguye kubona shampiyona iryoshye cyangwa se returo iryoshye cyane, kubera ko iyo twakita nka ekipe ya mbere kuri uyu munsi yaguze neza, ariko niyikurikiye nayo yaguze neza ku rwego rwo hejuru. Ese igikombe ni cya APR FC cyangwa ni cya Rayon Sport? Abafana bakomeza kuvuga ngo ibikombe bitaha n'ubundi aho bigabwe biba, igikombe ni cya APR FC. Ese ekipe iri gusigwaho amanota 5 na ekipe ya mbere, tuvuge ko muri returo izakora gashya bikarangira ibaye ya mbere? Muri comment mutubwire. Reka nkwibutse ko ekipe ya APR FC kuri iyi nshuro yaguze abakinnyi bagera kuri 3 bazayifasha muri returo. Naho ekipe ya Rayon Sport nayo yaguze abakinnyi bagera kuri 3 nabo bazayifasha muri returo. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo ekipe imwe muri izi ndetse na polisi AS Kigali aya ma ekipe hazaboneke ma ekipe imwe itwara iki gikombe. Ntabwo twavuga ko ekipe ya polisi yoroshye ndetse na AS Kigali ntabwo ari ekipe yoroshye. Aya ni ama ekipe ari guhatanira igikombe ngo arebe ko hari imwe muri yo yagitwara. Ese ni cya APR, ni cya Rayon Sport, ni cya AS Kigali cyangwa ni cya polisi? Biragoye ko andi ma ekipe ari munsi y'aya mvuze ishobora kuba yaza ikaba yatwara igikombe. Byo ntabwo byoroshye, kandi biragoye ko ekipe ya polisi cyangwa se AS Kigali yazigatwara iki gikombe ikagitwara hagati ya APR FC ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Ni ibintu bishobora kuba byakoroha, ni ibintu bikomeye. Murabizi ko ibikombe byinshi byatashye muri ekipe ya APR FC ndetse ibindi byinshi byatashye muri ekipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi niyo ma ekipe dufite mu Rwanda hatanira igikombe. Ni ryari hazaboneka indi ekipe ikazi gahatana n'aya ma ekipe igakura hagahigo kuba ariyo ma ekipe atwara ibikombe? Ni muri uyu mwaka cyangwa ni mu mwaka ukurikiraho? Reka tuganire kuri ama ekipe yombi uko ari abiri. Ni ama ekipe yaguze neza, ni ama ekipe yifuza igikombe hagati ya Rayon Sport ndetse na APR FC. Ni urugamba ruba rutoroshye kugira ngo wumvishe umuntu ko ekipe imwe muri iyi ngiyi ari ishobora kuba yatwara igikombe. Ariko uko statistics zigaragaza, ekipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi ni ifite igikombe, ndetse ekipe ya APR FC iri ku mwanya wa 2 iri gusigwaho amanota 5 hatagize igihinduka mu mikino. Ndavuga muri returo, hatagize igihinduka imikino igakomeza gutya agenda hasiganwaho amanota, byarangira ekipe ya Rayon Sport itwaye igikombe. Ariko mu gihe Rayon Sport iramutse igaragaje intege nke igatakaza imikino, igikombe gishobora gutaha muri ekipe ya APR FC, dore yuko iyi ekipe nta kanya ifite ko gutakaza cyangwa se nta gihe ifite cyo guta ngo ibe yatakaza imikino, dore ko ari ekipe nayo itaratakaje imikino, yatakaje umukino umwe niba atari 2 ndetse ibiza kuba yaterwa amaga. Ni ekipe ihagaze neza kuri uyu munsi,
iri gusigwaho amanota 5 na ekipe ya mbere. Ni ibintu bitigeze biba byiza muri ekipe ya APR FC kuko kuri iyi sezo yaje kuba yatsinda ibitego bike ugereranyije no hambere. Iyi ekipe ishinzwe gutsinda ibitego bike nubwo ishobora kuba unbeaten ariko nta bitego byinshi bifite. Ariko kuri iyi nshuro ibyo nibyo bifuza guhindura, ekipe ikagitsinda ibitego byinshi. Mwabonye ko yaguze abakinnyi bari ku rwego rwo gutsinda, twavuga Omedi, Watara ndetse na Kionuka. Aba ni abakinnyi bifuza kuba batsindira ekipe ya APR FC ibitego byinshi cyane kurenza uko mwebwe uko abafana babitekereza. Iyi ekipe yakabaye kuba iri gutera ubwoba yandi ma ekipe kuko twabonye abakinnyi baguze ukuntu bameze. Ariko hagati aho nitwakirengeze kuri ekipe ya Rayon Sports nayo yaguze nubwo tutarabona abakinnyi bayo neza mu kibuga ngo turebe ibyabo. Bashobora kuba bahishiwe shampiyona nta wamenya. Reka tuvuge ku ma ekipe ari mu murongo wo kumanuka. Ni ama ekipe kuri uyu munsi adahagaze neza, bivugwa ko hatagize igikorwa tayari yamanuka. Ndakubwira ama ekipe ya Kiyovu, mubwira ekipe ya Vision, mubwira ekipe ya Muhazi ndetse na Etincelle. Aya ma ekipe ahagaze nabi, ntago twavuga ko ahagaze neza habe na gatoya. Ahagaze nabi ku rwego rwo hejuru. Gusa kuba bavuga ko ekipe nka Kiyovu iri ku mwanya wa nyuma cyangwa se Vision ariyo ma ekipe azamanuka, nanone byabigoranye kuko aya ma ekipe yombi uko agera kuri 4 ni ama ekipe adasiganwa amanota menshi. Ntibyagutangaza Kiyovu zikigaranzura iyi Vision ndetse Vision ikigaranzura Muhazi, ugasanga hagati ya Muhazi na Etincelle havuyemo abiramanuka. Ubwo bivuze ko hagati ya Kiyovu, Vision, Muhazi ndetse na Etincelle hano hagomba kubonekamo ama ekipe abiramanuka. Ese ni Kiyovu iri ku mwanya wa nyuma, ni Vision ibanziriza Kiyovu ku mwanya wa nyuma, cyangwa ni Muhazi ndetse na Etincelle? Ni ekipe turi guha amahirwe? Reka duhure muri comment mumbwire ekipe mubona izamanuka. Gusa ekipe ya Kiyovu Sport nanone yagaragaje impinduka nyinshi zigiye zitandukanye, bivuze ko bigoranye kuba Kiyovu ndetse na Vision zamanuka. Ariko se Muhazi yo, Etincelle yo urabivuga iki? Reka ibitu byihorere tubiharerere turu nibwo tuzamenya ekipe ishobora kuba yamanuka muri aya ngaya. Nje muzajya mubana muri biganiro umunsi ku munsi, ndi Kedrick, kugira ngo mbamenyeshe amwe mu makuru mashya azajya bayasohotse mu ekipe agiye atandukanye, uko imikino yatangiye ndetse nuko izayisozwa, live y'imikino byose tuzabirebera kuri iyi channel. Niba wifuza kuzareba umupira neza kandi ku mashusho akeye, kandi subscribe kuri iyi channel. Nje ndi Kedrick, tuze kubona mu bindi biganiro. Ciao ciao. Mbibutsa ko shampiyona yatangira kuri uyu wa 4 ndetse kuwa 6 kazaba hari match z'umuriro muzakurikira kuri iyi channel. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kandi subscribe ngo hayikaze mu bindi biganiro biri buze gutambuka.